inkoko ni ikintu cyororoka cyane kandi uwashoye igishoro gitoya cyane wenda tubare wenda nko ku rubyiruko rw'iki gihe hari ukuntu ufite nk'amafaranga makeya ariko avuga ati amafaranga mfite ntago nayashoramo business ngo mbe nabasha kuba nakora business kandi running. Yego. Ubwo rero hari ukuntu iyo ufite amafaranga makeya uba wemeye kuba wafata makeya ukagenda ugashoramo wenda ushobora no gufata wenda n'inkoko tubare nk'icumi cyangwa 20 ibyo ari byo byose mu mezi 5 cyangwa 3 cyangwa 2 uba utangiye kubona result kandi bigenda bigufasha kugenda wimprovinga bikagufasha noneho no kugenda wongeramo izindi nkoko tubare wenda nimba warafashe inkoko zitera ayo magi uragenda ukayagurisha noneho yo akavamo izindi nkoko nandese ayo magi aranigurira n'ibiryo byazo. Yego. Inkoko z'inyama nabwo abantu nabo bazorora ku muntu wenda watangiye kuzorora nabwo araza tukamufasha mu mezi 3 abatangiye kugurisha kandi inkoko ari inkoko nziza kandi igaragara kandi ifite n'ibiro uburyo aba yabasha kuba yakwimproving agashaka n'izindi zishyiramo. Ngo haye ikaze wowe ukomeje gukurikira ibiganiro kuri uyu muyoboro nkwifurije kugira amahirwe Imana n'amafaranga ndetse n'ibindi byinshi bigufasha. Uyu mwanya rero urabona ko business zigenda zitera imbere hano mu Rwanda ndetse no hirya ariko by'umwihariko business yerekeranye n'imirimo ijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi ni zimwe mu rubyiruko ndetse n'abantu bakiri bato bagomba gushishikarira gukora. Niyo mpamvu uyu munsi mfite umutumirwa araza kutubwira byinshi kuri business yo mu gice cyerekeranye n'ubworozi kuko bo akorana n'ikigo gikora ibijyanye nabwo akandi by'umwihariko afite ubunararibonye mu kumenya uburyo ushobora gukora ubworozi neza by'umwihariko ariko muri bya bice by'uburyo ubworozi bwawe bugenda neza kubera ko amatungo yawe uyitaho. Rero ndagushimiye wewe wakoze subscribe kuri uyu muyoboro cyangwa se ukurikira ibiganiro kuri uyu muyoboro ndagira ngo muhe ikaze ntago muvuga amazina ariko none aratangira twibwira amazina ye yombi ndetse na serivisi runaka atanga duhite twanzika tuganira biruseho tuguhaye ikaze. Murakoze. Amazina nitwa Tumukunde Emeline. Yego. Tumukunde Emeline mbibutse ko acuruza harya buya mu byita twavuga ko wenda yaba ari ibiryo by'amatungo. Yego. Acuruza rero ibiryo by'amatungo harya buriya ntabwo mugiramo product zijyanye n'inyongeramusaruro zo nazo ziyibamo. Ubwo rero ni ibiryo by'amatungo by'umwihariko ariko n'inyongeramusaruro zitandukanye zishobora kugufasha mu buhinzi. Ikigo cyitwa Igire Feeds rero Igire Feeds kikugezaho ibyo biryo byose by'amatungo ndetse n'ibindi byose wakwifashisha byo n'inyongeramusaruro zibamo cyangwa aho ni igice cy'ibiryo by'amatungo. Ni igice cy'amatungo. Ubwo rero Igire Feeds zikugezaho ibiryo by'amatungo ikanabitegura irimo abahanga bagufasha kuba bavanga za ntungamubiri zikenewe none ukabaha amatungo yawe ndetse n'inama zabakugira kugira ngo amatungo yawe agire ubuzima bwiza none ubone umusaruro wikubye. By'umwihariko uyu munsi tuganira cyangwa se ikiganiro cyacu kituraje intahe ni ukumenya by'umwihariko uburyo ubworozi bw'inkoko bukorwa ibiryo by'amatungo bafite mu bworozi bw'inkoko ndetse n'uko bikoreshwa ndetse n'uburyo runaka umuntu ashobora kuba yabegera akabasha kubona yabona inama zamufasha mu gihe agiye gutangira kuba yakorora amatungo. Ngo haye ikaze rero by'umwihariko ugiye kudufasha ubundi ibiryo by'amatungo mufite by'umwihariko ariko ibiryo by'inkoko mufite ni uguhera ku gihe kingana iki bifasha iki inkoko kuki washishikariza umuntu kugira ngo abe yaza akabigura cyangwa se abitunge. Murakoze. Ibiryo tugira by'amatungo hari ukuntu bihera ku nkoko z'imishwi ziba zikivuka tuba tubifite ku nkoko nyine tuba dufite ibiryo nyine inkoko biterwa wenda n'ikigero igezemo buri nkoko n'icyiciro igezemo ibiryo byayo byose tuba tubifite. Yego wowe uraza kutubwira ati wenda afite inkoko wenda igeze mu kigero igihe n'iki noneho twe tukaza tukagufasha
tukaguha ibiryo nyine bitewe n'inkoko n'icyiciro igezemo. Yego tugira ibiryo by'inkoko guhera ikivuka kugera ishaje. Ubwo guhera ikivuka ni mu gihe kingana iki ubwo nyirizina? Guhera ku munsi wa mbere. Yego. Umunsi wa mbere gituragwa. Yego gituragwa. Tugira wenda kaduhere wenda nko ku biryo wenda by'amasake cyangwa twavuga kuri zino nkoko z'inyama. Tugira ibyo bita puresitata. Puresitata zihabwa ku nkoko ziba zimaze guhera ku munsi wa mbere kugera ku munsi wa 21. Umunsi wa 21 ibyo biryo byitwa puresitata nibyo tugabura. Noneho byagera ku munsi wa 21 tuba dufite n'ibindi byitwa broiler starter. Noneho bihera ku munsi wa 21 kugera ku mezi 2 n'igice. Ubwo rero ibyo ngibyo nabyo turabitanga. Ubwo y'inkoko imaze kugera ku mezi 2 n'igice hari ibindi noneho tugira byitwa broiler finisher. Noneho bihabwa kuva ku mezi 2 kugera noneho inkoko igeze mu gihe cyo kubagwa. Yego noneho ibyo ngibyo nyine ubwo biba bibaye kuri izo nkoko z'inyama cyangwa inkoko twakwita ko yaba ari amasake. Hari ibindi rero tugira by'inkokokazi zizatera. Hari inkoko nabwo tugiramo iby'inkoko kuva ku munsi wa mbere kugera ku munsi wa 21. Ubwo ni ibyumweru 3. Yego ari byo twita chicken starter. Chicken starter ihabwa kuva ku nkoko yo ku munsi wa mbere kugera ku munsi wa 21. Noneho iyo zigeze ku munsi wa 21 nabwo ibyo ngibyo hari ibindi tugira nabyo biva ku munsi wa 21 kugera ku mezi 2. Bigera ku mezi 2 n'igice nabyo turabiziha. Noneho zamara kugera ku mezi 2 n'igice ubwo tuhita dutangira noneho tugatanga. Noneho hari ibyo twita hari ibyo twita layer grower zihabwa kuva ku mezi 3. Ubwo ziba zaratangiye gutera aho? Ziba zitaratangira gutera amezi 3. Hari ibyo twita ibigwano wenda abantu akenshi nibyo bakunda kuba bazi bavuga ngo wenda inkoko yanjye ni ikigwano. Ikigwano? Yego ni ibigwano. Ubwo rero ibyo biryo turabigira byitwa layer grower byo kuva ku mezi 3. Ubitanga ukwezi kumwe. Utanga iminsi 15. Ubwo utanga guhera ku mezi 2 n'igice kugera ku mezi 3 n'igice. Amezi 3 n'igice noneho iminsi 15 itutangira. Hari ibindi tugira byitwa pre-layer. Pre-layer uyitanga kuva ku munsi wa 15 kugera ku munsi wa 30 kugira ngo iteyuzuza amezi 4. Ubwo rero iyo imaze kuzuza amezi 4 uhita noneho tugahita tuguhindura tugaha ibyo bita layer feed. Layer feed noneho ibyo bihabwa inkoko zitera. Inkoko zitera nyine uraza ukayiha ibyo biryo. Hari igihe wenda hari umuntu uba ufite wenda nk'inkoko usanga yagize ku mezi 4 kubera wenda kuba itarariye neza, ugasanga wenda yagize ku mezi 4 ariko ntabwo irabasha gutera. Ukabona igize 5 ntabwo irabasha gutera. Tugiye nabwo uraza tukagufasha. Hari ibindi tugira byitwa bya layer booster, ama extra egg byose uraza tukagufasha tukabiguha ku buryo bigufasha ko inkoko yawe yatera byihuse kandi igatera amagi meza kandi ukabona umusaruro mwiza wifuza. Yego. Nimba mbyumvise neza ubundi bwo mu gihe cy'amezi 5 inkoko yawe yabitera. Yego. Umuntu yabegereye akabagisha inama ugiye gukora ubworozi bw'inkoko. Ni ukuvuga ngo mu gice cy'umwaka inkoko ye yaba yarayiguza ikiri nto ikaba yaratangiye no gutera. Yego. Ubundi ku amezi 4 y'inkoko wayigaburiye neza warayitayeho neza ku mezi 4 bitangiye gutera. Uretse ibyo biryo by'amatungo se hari na connection runaka muba mufite mushobora kuvuga uti umuntu uri kumva iki kiganiro akavuga atari kwa mugani nababaza ahari bakambwira ahantu nabona inkoko zishobora kuba zava muri icyo gice yaba izo ngizo z'inyama cyangwa se zo gutera? Yego uratugana tukakurangira. Hari abantu baba bazifite ndetse natwe hari izo utabura.
aha ibi bivuze ni kuri izi nkoko za kijyambere. Izi nkoko zisanzwe z'inyarwanda nazo zishobora guhabwa ibyo biryo? Yego, nazo zirabihabwa nta kibazo. Ubundi se ni uwuhe mumaro w'ibi biryo ku nkoko? Umumaro bizera ku nkoko bizifasha gukura neza, bikazifasha gukura kandi mu kigero cyiza. Ukabona inkoko, hari ukuntu wenda ubona inkoko ukabona nyine inkoko ntabwo imeze neza, ariko ibyo biryo bizifasha gukura neza, bikaguha umusaruro mwiza kandi umusaruro wifuza. Yego, ni byiza cyane. Ni wewe nararibonye waba warabonye nyuma y'uko utangiye gukora uyu mwuga, ndabona ukiri umukobwa ukiri mutoya, ni ikihe kintu wabonye by'umwihariko mu gice cyerekeranye n'ubworozi ku buryo ushobora kuvuga utaha nabonye harimo ikirombe abantu benshi nabashishikariza kujyayo? Inkoko ni ikintu cyororoka cyane kandi uwashoye igishoro gitoya cyane. Wenda tubare wenda nko ku rubyiruko rw'iki gihe, hari ukuntu ufite nk'amafaranga makeya ariko bavuga ati amafaranga mfite ntago nayashoramo business ngo mbe nabasha kuba nakora business kandi biraninga. Yego, ubwo rero hari ukuntu iyo ufite amafaranga makeya uba wemeye kuba wafata makeya ukagenda ugashoramo, wenda ushobora no gufata wenda n'inkoko tubare nk'icumi cyangwa 20. Ibyo ari byo byose mu mezi 5 cyangwa 3 cyangwa 2 uba utangiye kubona result. Kandi bigenda bigufasha kugenda wimprovinga, bikagufasha noneho no kugenda wongeramo izindi nkoko. Tubare wenda nimba warafashe inkoko zitera ayo magi uragenda ukayagurisha, noneho yo akavamo izindi nkoko, nandetse ayo magi aranigurira n'ibiryo byazo. Yego, inkoko z'inyama nabwo abantu nabo bazorora, ku muntu wenda watangiye kuzorora nabwo araza tukamufasha mu mezi 3 abatangiye kugurisha, kandi inkoko ari inkoko nziza kandi igaragara kandi ifite n'ibiro uburyo aba yabasha kuba yakwimprovinga agashaka n'izindi zishyiramo. Aha mu kigo cyanyu rero izi serivisi by'umwihariko nizo mutanga kandi nubisha harimo abahanga bafite ubumenyi mu kumenya uburyo bashobora kuba bagufasha kugira ngo serivisi zijye mbere. Niki washishikariza abanyarwanda by'umwihariko n'urubyiruko ruri twumva kuri iyi ngingo ijyanye n'ibyo mukora, ariko n'uburyo harimo amahirwe umuntu ashobora kubyazamo business? Yego, inama nagira urubyiruko, nituvane amaboko mu mufuka dukore, kuko ubwo ikintu nagiramo inama urubyiruko, ku muntu ufite amafaranga makeya, ku muntu wenda wumva akitinya, ku muntu wumva ko nta kintu ashoboye, nareke gutekereza gutya, ahubwo atekereze ku cyamuteza imbere, avuga ati nanjye reka ntinyuke mbashe gukora niyo yaba ari dukeya kandi nzabona inyungu, kandi ni byiza pe, ni byiza. Yego, ubwo rero Emeline yatubwiraga ku nama ashobora kugira urubyiruko ndetse n'abandi batwumva. Hari ubwo ikigo cyanyu cyitwa Nguki, ese nize serivisi z'ingenzi zigitanga? Unatanga nimero abantu bashobora kubabonaho niba hari uwifuza serivisi imwe mu zo mutanga. Yego, twebwe ikigo cyacu gikorera hariya Nyacyonga hepfo y'isoko. Ikindi hari izindi serivisi dutanga imiti, tuba dufite na farumasi, dufite imiti yayo y'amatungo, ariko yego y'amatungo, y'inka, inkoko, ihene, amatungo yose ashoboka, tuba dufite imiti yayo, byose turabicuruza, uraza tukabiguha kandi ku giciro cyiza kandi gitoya. Ndetse dufite n'inyongeramusaruro ubuhinzi. Abantu bakunda kuvuga ngo ubuhinzi n'ubworozi birajyana. Yego, ubuhinzi n'ubworozi birajyana, uraza aho tukagufasha. Ku bantu baba bashaka iby'ubuhinzi nabyo uraza tukagufasha, nabyo tuba tubifite, uraza tukagufasha kandi ku giciro cyiza. Icyo ushaka uraza tukagufasha. Yego, nimero watubonaho uramutse utubuze
ni kuri 079 mm, 33 mm, 35 116 079 33 35 116. Ni nta yindi yindi ni 079 079 57 57 6 533. Hari izi platform za internet cyangwa ahandi umuntu yabasanga cyangwa izo nimero zaba zihagije? izo ngizo zirahagije. Ya ubwo aho ngaho abahamagaye rero yabona ubufasha bwose akeneye kuri serivisi yose y'ubworozi. Ntekereza ko byamufasha kurushaho. Ndagushimiye Emeline ku bwitabire bwawe bw'ubutumire bwacu uza no gusangiza abanyarwanda. Ariko ndagira nkubaza akabazo gatoya nk'umukobwa ukiri mutoya ariko by'umwihariko n'urubyiruko, wabwira iki abantu b'urubyiruko bumva ko gukora imirimo by'umwihariko y'ubuhinzi n'ubworozi ngo ari iby'abantu bakuze cyangwa se abantu badashaka kunanirwa ngo nyine bazumva babaye mu buzima bworoshye? Niye nama ujya ubagira? Inama njya mbagira, urumva hari ukuntu wenda nk'urubyiruko rw'iki gihe nyine tuba twumva yuko ibintu nyine by'ubuhinzi, ibintu by'ubworozi ari ibintu by'abanyacyaro cyangwa ari ibintu nyine by'abantu bakuru bakuze, nyine ukumva wowe utabijyamo, ukumva nyine abantu babikoze kera, wowe nyine ukumva nta kintu ushoboye. Ariko inama nabagira nyine tureke gutekereza gutyo kuko abangaba bari kubyina bavamo, kandi ni twebwe Rwanda rw'ejo. Yego, ubwo rero ntago twabibaharira kuko bo bari kuvamo, nitwe turi gusigaramo. Twakagombye kugenda natwe tukabikora, tukabyiga ibyo nyine batazi, ibyo twe tutazi bakaba bitwigisha, ndetse natwe ibyo twungutse tukabibigisha kugira ngo twese tubashe gufata. Rero icyo nagira inama urubyiruko, nitureke gutekereza gutyo, ahubwo tubegere batugire inama, batubwire uko bikorwa, batubwire ibyiza byabyo, batubwire kuko biriya bintu biradufasha kandi ni nabyo bintu bitubeshejeho. Abantu benshi babeshejweho n'ubuhinzi n'ubworozi. Ubundi ntekereza ko ibintu byose dukora ku isi, ubuhinzi n'ubworozi niyo fondasiyo y'ingenzi iduha kugira ngo ibyo bintu bigerweho. Kuko mu gukora mu gice cy'ikoranabuhanga ntiwabikora utariye, utananyoye nk'ayo mata cyangwa ibindi bikomoka ku mata. Yego, politike n'umuntu ukora akazi k'umutekano aba yariye, n'umuntu ukora nyine utwara aba bahanga b'ikoranabuhanga, b'abahanga cyane bakora iki byose bikomoka kuko nyine buriya za mbuto z'isi ziba zatugezeho. Rero numva ko ari fondateri w'ibintu byose kiriya gice cyerekeranye n'ubuhinzi ndetse n'ubworozi. Ubuhinzi n'ubworozi ni ikintu cyiza cyane, tureke kubinegirija, ahubwo tubishyire mu bikorwa. N'ibibi by'amagambo gusa, ahubwo tubishyire mu bikorwa kuko ni byiza cyane kandi binatubeshejeho neza. Na bano bantu bitwa abakiri cyangwa bano bantu baba bakora ibindi bintu byose, bose ifatiro n'ibiriya ni ubuhinzi n'ubworozi. Yego, ubwo ikintu nabagiramo inama, nidukore two kwishinga iby'isi, two kwishinga bino bintu bindi bitarimo akazi, ahubwo dushake gukora kurusha uko dushaka kwicara. Yego, ijambo ryiza cyane ku bakobwa b'abavandimwe bawe bagomba kumva. Urakoze cyane rero Emeline kubwo kwitabira ubutumire bwacu. Ubwo n'ubutaha tuzagenda tuganira. Harya ikigo cyanyu ni Igire Feed. Ubwo rero muri Igire Feed zibaguha product zitandukanye by'umwihariko mu gice cy'inyongeramusaruro ndetse n'ibiryo by'amatungo, kandi bakaguha inama zitandukanye zishobora kugwa zagufasha. Nimero rero muri twayivuze, ariko ni niyi ngiri guca kuri screen zawe, ushobora kuyihamagara ukagenda ubona amakuru menshi ashobora kugufasha kugira ngo urusheho kugira umusaruro mu buhinzi bwawe ndetse n'ubworozi. Ciao rero, mugire impagarike n'ubugingo, Imana n'amafaranga. Tuzahure mu kindi kiganiro. Ndi Josh, dukomeze kubana kuri uyu murongo. Hari igihe umunsi wawe ugenda nabi,
rwanya iyi minsi mibi. Mada, nisume nje koga nakerewe. Nge se ndihanaguza iki? Ihanaguza irido. Ni gutuma inyama zapfuye. Inyama uzibika mu ndobo. Kandi ibi byose biterwa no kutagira freezer. Kanye basubiza. Kazi bari bahatanye. Nuko umunsi wanje wagenze. Wari kugenda neza iyo umenya Sayona. Ku musatsi iyi ngiyi yumutsa neza. Irasi kukayo iteka umuceri neza ntushirire. Akakugasize amatasi wawe wazayamara. Linda madamu wawe kuvunika inzara. Iyi washing machine imesa neza kandi ntiby'umuriro. Ubona amafaranga ashinga busheri ukabura kongerateri nziza nk'izi. Nawe tunga ibikoresho bigezweho bya electronique nka frigo, radio z'ubwoko butandukanye, amakukazi agezweho atandukanye yagufasha guteka ku muriro kandi ku bikoresho bya electronique bigezweho bitwara umuriro muke. Mwibutse ko ibi byose ari ku biciro byiza kandi vuba. Gura cyangwa urangure ibyo bikoresho bitandukanye mu iduka rya Sayona rikwegereye hirya no hino mu gihugu. Wave Sayona Rwanda, your dreams made real. Hamagara 078 167 167 2 cyangwa 072 690 466 2 na 079 45 11 660. Injira mu isi nshya ya electronique aho iminsi noneho yuzuye ibitwenge. Utangiye business nk'iy'inganda nto cyangwa inini, wifuza gukora packaging cyangwa uburyo bwo gupfunyika neza ibyo ukora? Fungura idirishya rishya none. Uruzi ko 78% y'abakiriya banaturuka kuri packaging nziza cyangwa bagura ibicuruzwa bipfunyitse neza? M&C Corrugated Box Company ni igisubizo mpamo cyawe. Dukora amakarito y'ubwoko bwose ku ngano yose ushaka neza kandi vuba. Tuyandikaho kuri size zose ushaka kandi tugashyiraho ibirango byawe ibizwi nka branding. Hesha agaciro ibyo ukora, ibicuruzwa byawe ubishyira mu makarito meza mashya kandi yizewe. Iki ni igisubizo niba waburaga amakarito ushyiramo ibicuruzwa byawe. Dutanga n'izindi serivisi zitandukanye kandi tukanazigisha, zirimo kwandika ku myenda, imodoka, amatasi n'ibindi bikoresho byose mu buryo bwiza bwa kinyamwuga, kuvanga no gutera amarange n'ibindi bijyanye nabyo. Ikaze. Fungura idirishya rishya none urebe indi page nshya y'ubuzima butoshye. Koresha packaging nziza cyangwa pfunyika neza bikubereye kandi bitangiza ibidukikije. M&C Corrugated Box Company duhamagaye kuri 078 48 19 233 cyangwa 078 11 86 370. Wanadusanga aho dukorera mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo, Karuruma, ahazwi nko mu Makawa, mu marembo ya Emono Park. Dusure ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye nka Facebook, YouTube, TikTok, Instagram ukoresheje izina M&C Corrugated Box Rwanda. M&C Corrugated Box Company Rwanda. Smart Packaging, Perfect Solutions.